hirya y'ibihe bibi, hirya y'inzara, hirya yo kwangwa, hirya y'ibigeragezo, hirya yo kwambara ubusa, hirya yo kurogwa, hirya yo kugambana, hirya y'ishari, hirya y'ibitero bitandukanye, ukemezanya n'umutima weza n'umurinzi w'ubugingo bwawe. Ibintu by'urugo rwawe byarakuyobeye, uragomba kumenya ibintu byose neza. Ibintu by'uyu mwana wawe byaragucanze, urakeneye kubona ibintu byose neza. Abandi barakora nawe ukagerageza gukora, byarakuyobeye, uragomba kumenya ibintu byose neza. Ntubona abantu basa n'ibiti bigenda. Dore umucazi igihe umaze ubona ibintu bisa n'ibiti bigenda kirahagije. Mukore mu cyaro ngo igihe umaze ubona abantu bameze nk'ibiti bigenda kirahagije. Mugerageze mubwire igihe umaze ubona abantu basa n'ibiti bigenda kirahagije. Igihe umaze ubona abantu basa n'ibiti bigenda ayobora. Igihe umaze ubona abantu basa hari itangazo rivuga ngo uvuge byose neza. Urarizwa n'iki? Ufite ubwoba bw'iki? Amagambo y'abantu, abarozi bakuza, ongera ubaze ngo urabajijwe ngo urarizwa n'iki? Ubaze cyane ngo urabajijwe n'iki? Urarizwa n'iki? Ko nta miryango ugira, ko nta bindi bandi bakomeye muri Kigali, natwe ntabwo twahasanze, ariko Yesu yatubereye byose. Urarizwa n'iki? Iyi ni umuhungu wanjye, dufitanye amateka yihariye akomeye, yayandi akomeye, ariko Yesu nashimwe. Twongere dukomere Imana amashyi. Abapfuye nta byiringiro bagifite, ariko ukiriho hariho ibyiringiro ko imbere bishoboka. Imana ishimwe. Mufate Bibiliya tuganire ijambo ry'Imana.
ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko ibice 8 duhereye ku murongo wa 22 turangirize kuri 26. Bageze Betsaida bamuzanira impumyi baramwiginga ngo ayikoreho. Ayifata ukuboko ayisohokana mu kirorero acira amacandwe mu maso yayo, ayirambikaho ibiganza arayibaza ati hari icyo ureba? Irararama iramusubiza iti ndareba abantu ariko basa n'ibiti bigenda. Arongera ayishyira ikiganza ku maso, iratumbira irakira isigara ireba byose neza. Aho bashyira ikaramu irakira iramutumbira isigara ireba byose neza. Nuko aramubwira ngo atahe, bicaye umwe ku musego n'ubundi ku mirambizi aho intumbi ya Yesu yari yarashizwe. Baramubaza bati mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati nuko bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushize. Amaze kuvuga cyo arakebuka abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati mugore urarizwa n'iki? Urashakana? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati mutware, niba ari wowe umujyana ahandi mbwira aho umushize nanjye mukureyo. Yesu aramubwira ati Mariya. Arahindukira amwitaba mu Ruheburayo ati Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati numureho kuko narazamuka ngo njye kwa data. Yuko nzamutse ngiye kwa data ari we se, kandi ko Imana yanjye ariyo Mana yanjye. Mariya Magadalene aragenda abibarira abigishwa, nk'uko abibarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami, kandi abatekereza ibyo yamubwiye. Muvuge amen. Agira ngo munyemerere tubane bari inyuma y'ubonye umwanya uri imbere yawe ukunze wicaramo, kegera hafi kuko bigira umumaro mwinshi. Mfite ijambo ushaka kuganira namwe rivuga ngo ni byiza kumenya icyo ushaka, kuko kutamenya icyo ushaka bigira ingaruka mbi ku buzima bwawe. Ndasubiramo, ni byiza kumenya icyo ushaka, kuko kutamenya icyo ushaka bigira ingaruka mbi ku buzima bwawe. Aya magambo arimo ibintu byinshi, ariko shaka ko twumva kandi bakoze Imana. Numva shaka ko umwanya wo gusengera abantu, tugasengera abantu. Numva turashaka gusengera abantu ku buryo nuri ku muhanda atambuka ari gufata. Numva byize kandi babiraho. Turaza gusengera abantu, n'uwaje yite
kwitembera adafite icyifuzo abona Imana imukorera ibitangaza. Numva ashaka kuza gusenga n'umuntu waje akuwe kuko hari abantu baje hano bakuwe n'abandi haba mu buryo kureba ariko ibyo udabumva mu muki numva ari ibintu ari igihe kimwe twigeze dusenga abantu bari kuvuga bari kubara bafatwa n'imbaraga z'Imana. Turakeneye kuza kubona Imana ikora ibintu kandi nawe uzaba ari ibintu nabo bindi muki nazibagirwa kandi biraba by'ibiteraniro ntabwo ari ejo. Gura umucanye ngo ntabwo ari ejo, ubwire cyane ngo ntabwo ari ejo. Ntabwo tubabwira ngo ni iby'ejo ejo bundi. Aya magambo musomye n'igihe undi abantu bumva kandi kumva niko kugutera kwakira icyo waje ukeneye. Amen. Nkunda ijambo ry'Imana nkakunda abantu bumva. Aya magambo dusomye avuze umuntu w'impumyi. Ntabwo wisi impumyi ntudakarire ariko birashoboka ko nawe urawimu. Iyi mpumyi rero yari igize amahirwe yo kubona Yesu mu nyubako z'Imana muri abo. Yari igize amahirwe yo guhura na Yesu. Turi kumwe? Biratubwiye ngo Yesu ni kwihuta ko ndashaka ko mwanya gusenga. Biratubwiye ngo Yesu arayifata barajyana ngo ayicira amacako ku maso arayihumura. Turimo turaganira urimo muranyumva arayibaza ngo urimo urabona iki? Iramusubiza ngo ndimo ndareba abantu basa n'ibiti bigenda mbarinze umunwa nicanye ngo mbega umuntu yararebaga. Mubaze ngo yarareba ngo yaravuze ngo ndimo ndareba abantu basa n'ibiti bigenda yarareba. Dufite n'abantu bagakiza babona iby'agakiza n'ibiti bigenda batamenya ibyo barimo bameze nk'abafana b'idini gusa ngo ndabona abantu basa n'ibiti bigenda ngo Yesu amenya ko atareba. Bwira umucanye ngo uyu munsi Yesu amenye neza ko hari tutareba. Mukore ku kiganza mbwire ngo uyu munsi Yesu amenye neza ko hari ibyo utareba. Amenye neza ko hari ibintu utabona. Witiranye maze igihe witiranye ibintu ukabyita kuri kandi ukabona kuri kureba ariko ukabyita ibiti bigenda n'iterane. Bwira umuntu wicanye Imana ikuvangurire uva aho urebye neza. Mubwire cyane ngo Imana ikuvangurire uze kuva mw'iterane munyegereze ku rutugu. Mubwire ngo Imana ikuvangurire uve mw'iteraniro uri ibintu byose neza. Kwitiranya ibintu birakuvura. Kwitiranya ibintu bituma ntacyo wakira. Kwitiranya ibintu bituma utabona imikorere y'Imana. Kwitiranya ibintu bituma udahura n'umugambi w'Imana. Kwitiranya ibintu bituma ntacyo usubizwa. Kwitiranya ibintu bituma imyaka ikubanye myinshi ariko ntacyo ufata. Urebe neza. Ndasubira urebe neza. Yesu amenya ko atareba neza. Ngarongera gukora ku maso. Bwira umucanye ngo Yesu akugarukeho. Akugarukeho. Urebe ibintu byose neza. Biratuma ukira amarira. Imana nijoro yageretse abantu bari kurira bari muri iterane. Biratuma icyo cyumba cyawe n'ugukiriramo kimanukamo umunezero kuko utona uza kubona ibintu neza bigutera kumera nk'uyu mukozi w'Imana avuze
ngo imibabaro y'iki gihe ntikwiye kugesikira kugereramo ubwiza tuzashira, ariko bimusaba kumenya ibibigeze amukora ku maso bya kabiri. Umucanye mu biteraniro Imana ikore ku maso bya kabiri. Munyeganye bari mu by'urukundo mugenda Imana ikore ku maso bya kabiri. Umaze imyaka myinshi usenga, umaze imyaka myinshi ukora Imana, umaze imyaka myinshi Imana yavuze, umaze imyaka myinshi uri umuririmbyi, umaze imyaka myinshi hari Imana yavuze byinshi uzakorera Imana ariko ntuzabibona. Imana yongere ukore ku maso ugira kabiri, ongera umukore mu kiganza umuhanurire mubwire ko Imana ikore ku maso ugira kabiri. Munyeganeze iri ni ijambo ry'Imana, munyeganeze cyane umubwire ngo Imana yo mu ijuru ni gukore ku maso ugira kabiri. Ngo Yesu ngamukoze ku maso ugira kabiri, ngaramubwira ngo ndareba byose neza. Ariko nkabarira mukajyaci ngamukoze ku maso ugira kabiri, aramubaza ati noneho urabona bimeze bite, urabona hari icyahindutse? Aramubwira ngo ndimo ndabona ibintu byose neza. Imyaka myinshi y'ubutayu yo guhera mu rungabangabo, ubu noneho ndimo ndabona iyo mva n'iyo nje. Ubu noneho ndabona ko imbere bigiye gushoboka, ndabona byose neza. Iri terane ubwira umutima wawe ngo ndashaka gutaha mbona ibintu byose neza. Wabwira umuti ko mukambira ngo giyatureho, vuga ngo niba ndashaka gutaha mbona ibintu byose neza. Nabonye abantuka, nabonye abavuga, nabonye abasebya, nabonye abanca intege, nabonye abasuzugura, nabonye abanyirukana mu nzu, nabonye abandi ibyo kurya, nabonye abangaya, nabonye abantesha agaciro, ariko Imana ngo uyu munsi ndagomba gutaha mbonye ibintu byose neza. Barabihanuye ntibabibona, warabiyose ntibabibona, warabisomye ntibabibona, warabikuye ntibabibona, baduhaye amazi ntibabibona, bagusizerayo ntibabibona. Yegera abantu aho bicaye, mukabura ari kugerera mu iteraniro ryumva ibintu bimeze nka kashi imitima y'abantu byemeza iri jambo, ryumva ibintu bimeze nka kashi bimeze nk'ibintu bikubita umutima byemeza ubushobozi bw'ijambo. Ubona ibintu byose neza, ibintu by'urugo rwawe byarakuyobeye, uragomba kumenya ibintu byose neza. Ibintu by'uyu mwana wawe byaragucanze, urakeneye kubona ibintu byose neza. Abandi barakora nawe ukagerageza gukora byarakuyobeye, uragomba kumenya ibintu byose neza. Ntubona abantu basa n'ibiti bigenda. Dore umucazi igihe umaze ubona ibintu bisa n'ibiti bigenda kirahagije. Mukore mu cyaro ubwenge ngo igihe umaze ubona abantu bameze nk'ibiti bigenda kirahagije.
mugereranye uburyo igihe umaze ubona abantu basa n'ibiti bigenda kirahagije igihe umaze ubona abantu basa n'ibiti bigenda ayobora igihe umaze ubona abantu basa vuga ngo kirahagije byemeze n'umutima ngo kirahagije umwaka ugashira undi ugataha ubona abantu basa n'ibiti bigenda undi ukaza ukava hashigaje amezi abiri ukarangira ubona abantu basa n'ibiti bigenda kandi hamwe na hamwe wowe ukabyita ko hari waba uri kureba ariko utareba Yesu yongeye agukorera ubone byose neza kandi abantu biteguye kuza kubona ibintu byose neza mu iteraniro gereza inshingano nawe biteguye kuza kubona ibintu byose neza haguruka utere haleluya cyane niba wumvise ambos se quedó baroke bareke ugomba kubona ibintu byose neza bavuga kuri impumyi Yesu arahari urebe byose neza bavuga ko nta mahirwe ari ku buzima bwawe Yesu arahari kubona ibintu byose ntabwo umenye icyo wakora kikavugisha nawe nawe umenye icyo wakora kikazana amahirwe nawe nawerekeza bikemera nawe umenye icyo wakora Imana ikabana nawe ntabwo ari ejo yewe ntabwo ari ejo ejo yihangane mu iteraniro ndakwinginze ibintu by'ejo ibintu by'umwaka utaha mwanyuma tukazamuka ukwizera tukavuga ngo ni none wavuze cyane ngo ni none ibintu byose neza sinamubona ataha ibintu byose neza sinamubona tugomba kubona ibintu byose neza vuga ngo ngomba kubibona byose neza vuga ngo nitaye ku mateka yanjye ngomba kureba byose neza vuga ngo nitaye aho navukiye ntegerezwa kubona ibintu byose neza utitaye ku byo abantu bavuze ku manama akorwa mu ibanga na Imana yagiye inyereka ugomba kubona ibintu byose neza kuko nicyo cyazanye Yesu fata umuntu wicara ubwira ngo nicyo cyazanye Yesu ni ukugira ngo ubone ibintu byose neza ubwire cyane kugira ngo ubone ibintu byose neza wirinde kuvanga utabona ibintu byose neza kuko byaguteza ingaruka zikomeye mu gihe kizaza cyawe twasomye iri ijambo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 20 umurongo wa 11 havuga ibya Mariya wagiye kureba mu gituro aho Yesu bari bamushyinguye muri hano ariko makira arunama arunguruka mu gituro abona abamarayika babiri bambaye imyenda yera bicaye umwe ku musego n'undi ku mirambizo bamubaza bati mugore urarizwa n'iki kugira ngo ni byiza kuvuga ikikuriza
bwira umucanyi ngo ni byiza kuvuga ikikuriza. Wamenyera kuti ni byiza kuvuga ikikuriza. Arakubaza ngo urarizwa n'iki? N'iterane hari itangazo rivuga ngo uvuge byose neza. Urarizwa n'iki? Ufite ubwoba bw'iki? Amagambo y'abantu abarozi bakuza, ongera ubaze ngo urabajije ngo urarizwa n'iki? Ubaza cyane ngo urabajije n'iki? Urarizwa n'iki? Ko nta miryango ugira, ko nta bindi bandi bakomeye muri Kigali, natwe ntabwo twahasanze, ariko Yesu yatubereye byose. Urarizwa n'iki? Uzegera Walisi muganire kubwira amateka yiwe, niho yandeye ntiwayamenya wenda. Uzegera Walisi muganira kubwira amateka yose, cyababwira imirimo y'Imana, ariko ntabwo kandi abahuhamo. Ongera umubaze ngo urarizwa n'iki? Ntabwo njya nkunda kuvuga ibintu by'abandi kuko nanjye ibyanjye birahagije, n'ibyawe Walisi birahagije, n'ibya Zariya birahagije, turi aha muri Rukiga birahagije, ibya Mariyeti birahagije. Hariho ibintu tutagombera kuvuga ngo tuvuge Imana y'abasaduraka, ahubwo twumva twabwira Imana urarizwa n'iki? Yesu muri kumuramuzi, none urarizwa n'iki? Baramubaza ngo kandi ijambo baribajije kuko zimana Walisi hari haciye iminsi 3 atandukanye nabo, ahambwira ko azazwa ku munsi wa 3. Noneho Mariya yirukankana ibihumura neza, warabigendanye kandi urabifite n'ukuri, ibihumura bijyana nabyo. Ariko ikibazo urarizwa n'iki? Kujyana ibihumura ukabura umurokore, ukaburirimba, ukabyo byose n'ibihumura, ni ibintu uba wikoreye ibihumura byahumurira Yesu neza. Ariko urana Mariya wongera umaze urarizwa n'iki? Ntabwo muri kubaza ibihumura by'uri nabyo, ibihumura byo n'ukuri, ijwi ryawe ubwabyo n'ibihumura bihumura Imana, masengesho usanga ubwabyo n'ibihumura Imana, ibikorwa ukora n'ibihumuro y'Imana. Ariko ikibazo urarizwa n'iki? Marayika baramubaza, marayika ngo abamarayika baraza baramubaza ngo kuri hano ubaye iki? Urikuzwa n'iki? Icyo cyanyagarinda kutamenya neza umubajije bikamiki n'iterana ujye ukunda kumenya uko bajenezwa, kubera atamenye ko ari abamarayika bavuye mu ijuru. Uramukozi Imana yabigishije abamarayika zirabima n'amazina yabo, kubera ko agira ngo ni mwene wabo wo muri karitsiye. Bwira umuntu wicanye ngo ntabwo ari so wanyu kubajije, agasoko ntabwo ari so wanyu, ntabwo ari umugabo wawe, ntabwo ari musaza wawe, ntabwo ari bene wanyu, ni Yesu. Haleluya. Marayika w'Iteka waje ngo urarizwa n'iki? Mfite gikomere ki? Mfite uburwayi ki? Mfite amateka yanyu, ubabajwe n'iki? Ni marayika w'Iteka wamaje gusubiza, ariko kutamenya uwo ari we ngo ahita agira ngo ni abaturage batwaye Yesu bakuye mu murambo barawujyana. Bwira umucane ngiye niyo ndwara ufite ikomeye, unyeganye mubyeyi ngiye niyo ndwara ufite ikomeye kandi ukwiye kuyivuza, unyemere ngo wivuze kandi ukire. Kumara imyaka myinshi mu rusengero utazi umuvuga, kumara imyaka myinshi mu rusengero utazi uwizeye n'imbaraga agira, kutamenya gutandukanya amagambo yo kugura kawunga n'itomati n'ayo gusenga, byose ukabyita rimwe. Ukwiye kumenya amagambo yo kugura itomati, yo kugura inyabutongo n'irengarenga n'indagara, yo kugura mbega ukamenya no gutandukanya. Uvuze ngo ngiye gusenga, yavuze ngo abantu bari cyangwa batatu nibaterana n'izina ryawe bakagira icyo basaba nzagikora. Ariko utazi kubitandukanya ufata ya magambo
byose bikaba kimwe, hakaba umusaruro. Bitwereka abatwaje bose bari bazi kwitandukanya, kandi babonye Imana ikora ibintu bikomeye. Kutabimenya nicyo gihombo ufite kiri. Ngo agira ngo nabo muri karitsiye bamubajije, garabwira ngo Yesu namushyize he, ntumbi yo mwiganye he. Dore icyo cyambabaje rero mugikurikire mwese mwakoze Imana, munyumve ndashaka kumushyikira. Ngo Yesu abonye ko abamarayika baje atabamenye, ari inzira urari Yesu ari inzira, ngo ahita aza twabisoma. Ngo Yesu ahita aza guhagarara iruhande rwe, aramubwira ngo mugore ushaka iki, urarizwa n'iki. Yesu arizi ikintu cyane ahita amwita umurinzi w'ishyamba. Ngo mwicane ngo Yesu umurinzi w'ishyamba cyangwa ni umurinzi w'ubugingo bwawe. Mubarize ubaze cyane, munyeganyeze ubaze. Yesu ni umurinzi w'ishyamba cyangwa ni umurinzi w'ubugingo bwawe? Kugwa mu ikosa ryo kutamenya icyo ushaka kandi aricyo waje kureba. Reka tubanire ukuri, abantu bose muri aba bagabo kandi n'abasore bari aha n'abadamu n'abandi b'abantu biyubaha, umuntu yakwise umurinzi w'ishyamba kera abamusuzumiye. Si byo mukoze umwana umuhanzi, umuntu basi yasaba kwita umurinzi w'urupangu runaka rwo kwa minisitiri, ariko iyo umuntu akwise umurinzi w'igihugu ubwabyo agaciro kose ukamwambye mwasinziriye. Muri gutega amatwi cyane, niba hari ikosa uyu mugore yakoze ni ugufata Yesu akamwita umurinzi w'igihugu. Ni umurinzi w'ubugingo bwawe ariko wamwise umurinzi w'igihugu. Mwuka nabegere, mwuka nabegere mw'ijambo. Ugasenga ugiye kuryama, umuserebanya wagwa hasi uti barandoze ndapfuye, kandi Yesu ni umurinzi w'iki. Baraturoze twarawuriye, nta habe no kurwara umutwe. Muri hano rero, muri hano ukimuka mu nzu ukajya mu yindi uri guhunga abarozi kubera kutamenya ko Yesu ari umurinzi w'ubugingo bwawe. Ukava ukajya nahinzi wasanze ihumanye, reka naho imyuka mibi nta hantu nayihungiye. Ahubwo cyane cyane ni ukumenya ngo Yesu umurinzi wanyu ni uw'igihugu cyangwa ni uw'igihugu bwawe. Ongera ubaze umucaje ngo Yesu ni umurinzi wanyu. Ubaze cyane, ubaze umunyeganyeze mwabarinzi, ubaze Yesu ni umurinzi wanyu. Reka ko muri Kigali Yesu ni umurinzi wanyu. Ni umurinzi wanyu. Yesu ni umurinzi kuva cyane, Yesu ni umurinzi wanyu. Suramo Yesu ni umurinzi wanyu. Amwita umurinzi w'igihugu. Dore ikosa ryahise rivuka rero. Uriya yewe iyo somye ijambo mpita mbona ikosa ryavutse. Ako kanya ngo Yesu yongera kuvuga, wa mugore aba aramumenye, avuga muri Heburayo ngo rabuyi, isoko ngo databuja. Amumenye imitagihe agiye kukwesa ngo atahane umurego. Banyita umwigisha mukamuraho, banyita umwigisha mukamukimozeho. Agiye aba ngo n'umuriro ugiye kwa data n'umurego. Ariko rya jambo njyewe n'ubushakashatsi bwanjye nkora nk'umuntu mbona ko iyo aza kumenya kuvuga ngo uri Yesu nakumenya, yagatubwira turamukanye. Ati mwana wanjye wabibwira ariko isabwa ati n'umuriro ugiye kwa data ari we so, ngiye ku Mana yanjye ariyo Mana yanjye. Muri hano yewe buriya iriya mvugo Yesu avuga ngo n'umurego, nubwo tutayita kirimo kamere, ariko nawe umuntu yakwise umurinzi w'igihugu. Wibaza ko utamubwira ngo duseke tuganire dukomeze ibiganiro, muze nawe hano arakuze hano. Nibaza ko utamubwira ngo tukomeze ikiganiro ngo dukomeze umaze kwita umurinzi w'igihugu naho mwamwari muziranye batugutiwe
narinzi ko ndi umurinzi wawe ubwo ni umurinzi w'igihugu tucanuciya ndagira ngo dukosore ikosa tuba dusengera ndagira ngo dukosore ikosa twagiye tugwamo ngo mwanyumishije ndagira ngo dukosore ikosa twagiye tugwamo kugira ngo Yesu abone ibyo akora muri twebwe. Hirya y'ibihe bibi, hirya y'inzara, hirya yo kwangwa, hirya y'ibigeragezo, hirya yo kwambara ubusa, hirya yo kurogwa, hirya yo kugambana, hirya y'ishari, hirya y'ibitero bitandukanye, ukemezanya n'umutima weza n'umurinzi w'ubugingo bwawe. Haguruka uvuge amena cyane niba wemezanya ntabwo mwumvishije. Hari abantu abasigaye bicaye Yesu uri kwishamba mwongere kwicana murahagurukira rimwe menye ko mwabyumvishije mutarabyumva ntabwo nasenga. Uyu mugore wita Yesu kandi umugore Yesu yamukiye indwara zikomeye zikomeye nyinshi zikomeye zahitana kuzengereje ariko mu minsi itatu yonyine amwita umurinzi w'igihugu. Yari yamukije ibintu bikomeye iyo Magadalena Yesu yamukije ibintu bikomeye ariko iminsi itatu ivuyeho yonyine amubwiye ngo nzazuka amubonye amwita umurinzi w'igihugu. Bwira umuntu ngo ubukene bwo buragacira muri umukene nyawe wa zamani n'umunuko w'ubukene aba awufite ntabwo mubyumvise. ubundi umukene wuje ibisabwa niyo mwicaye wumva nuko ibigaragara by'ubukene naho yakoga naho wangana wumva nuko ibigaragara by'ubukene. Uwo mudamu twaravuganaga nari agatenge kacitse yambaye nari ukuntu ari kuvuga n'ukuntu ameze nkabona afite ibirarane byinshi ariko umusajya kuranga Dubayi ntabwo mubyumvishije. Wahaye Imana amashyi yose ajya kuranga Dubayi yarubatse inzu nziza n'abantu mubikoreye uvuge ariko yaraje yambaza ngo basi mbariza Imana ikintu yambuye kugira ngo murumuna wanjye arware umugabo ni iki nacumuye kuba araturikara. uzi gushaka undi ugiye kunezerwa akarumira cyane ntabwo mubyumvishije. uzi gushaka urugo uzi ko ugiye kuruhuka akarumirayo. tugaruka twambaye amakote fanta tuzikocora inyama tuzirya wagera mu rugo umuzigo wose w'amagorwa yose ayo tuzi nayo dutambiye ugahita ujya kuyikorera. twakubona mu gihe yakoze mariage Imana amuteye iteka iriya naho mu gitanda ibintu byabaye ndangira ibintu ntabwo mvuga ibintu bigatari ariko twakubona ubereye mu ibarabara dore ko ari abantu bazi no kwihagararaho cyane cyane barakwegura abasirimu b'ibigeragezo. hari igihe umuntu yahagarara akavuga ati ndashaka kwihisi ntasoni isuzuguze mu bana kajya kigendera we ntacyo ntabwo nzi harwanda kuba rwanjye rwarapfuye ndabizi ariko ni urupfu rwanjye ntayandi mahitamo. kuki wabana se n'ibintu bipfuye waba ukeneye ibintu bizima ubwonko yariyumvishije ariko muri iterana n'umenye icyo ukeneye hari ibintu bigomba kubaho ntabwo mubyumvishije buriya hari ibi nakamabwire Yesu ni umurinzi wawe. fata mugenzi wawe uvuge ngo Yesu ni umurinzi wawe. mugenzi wawe ngo Yesu ni umurinzi wawe. abereyeho kukurinda abereyeho kugutegurira ibyiza abereyeho kugutegura ubuzima. ndamuvuze ntandakarire murumuna wanjye iyo nshingiye ku mashuri yize uko angana yize ane ya primaire n'atatu yize atatu ya primaire ugeze aho akorera uyu mugabo ngira ngo arahibye ararebye n'ibyo akora
ushobora kubaza ngo uyu muntu avuye kugiga hehe mu kihe gihugu ariko umwuka nakwega umuriro ayibyoberera urebye abakozi bari bari mu mirimo wareba ibintu yakoze n'uwadateri mu gihe cyiwe bari gukora ukaza bari ibintu bituruka ngo mu mucenge ngo Imana ibere gushakira inzira abantu batabona mu mucenge ngo Imana ibere gushakira inzira mugendageze cyane ubwire Imana ibereyeho mugendageze mujye cyane dore turi kumubwira mubwire Imana ibereyeho kugushakira inzira abantu batazi Imana ibereyeho hari inzira wenda abantu badashobora kubona Imana ibereyeho hari inzira izo abantu badashobora kubona kugushakira inzira wongera umubwire ngo humura Imana ibere kugushakira inzira munyeganeze mubwire ngo humura Imana ibere kugushakira inzira munyeganeze cyane mubwire Imana ibereyeho kugushakira inzira wowe ntiwayibona maze wowe ntiwayibona aho uvuka ntiwayibona amateka yawe ntiwabona inzira aho ukomoka ntiwabona inzira ariko Imana yabujije twayihaye icyubahiro turi kumwe Terebiterera rwose shemera ntabwo ari umurinzi w'ishyamba ni umurinzi wawe vuga ngo Yesu ni umurinzi wawe subiramo cyane ngo Yesu ni umurinzi wawe hari ibintu biri kukuba ongera ubisubiremo ongera ubisubiremo ongera ubisubiremo ongera ubisubiremo hari imbaraga ziri gupfa ongera ubisubiremo amasoko byose Yesu ni umurinzi baroge bareke Yesu ni umurinzi ku bugingo bwawe ubuzima bwawe hari dopeta byose bw'indani abantu bareka kwiyumvamo barorere Yesu ni umurinzi haleluya aberewe gushakira ibibazo jewe nkundana na fiyanse wanjye yakora akazi ko mu rugo gusa ukomeje gutebya ubwo umuntu ugiye kubwira ako kantu basakira gufasha yakoraga akazi ko mu rugo njye nerekanwe nambaye ikote idasa n'ipantaro atari uko ari igisirimu aho bari ukubera igihe ribi kandi ipantaro ntiyamwiraga nari nayigenda no mutima nari nayihawe umuntu ndayizamba nyifungira aha ngaha nkajya ngende nyikandagira nderekanwa we nderekanwa ndaza hagurukira bazana bari kubyibuka nderekanwa baraseka bavundura abantu batari ko se noneho uriya munyagwa werekanwe bari hagiza bari bakabyibuka rero abantu bari ababyibuka abantu bose bagira ku mabaki abandi bacangira n'inzara arasebye dore ko yigenda ngo dusohoke mu diyakoni umwe aranyegera uriya muhanzi yavuze ngo ijya warokore ntukajya ubyimbana ntukanamurwanya yewe uririmba mpita numva ngewe uri kuririmba ngo ntukamurwanya uzaceka araza aranyegera ngo ari wowe n'uriya muboyi uzagira icyamara undi n'indi hariho abantu bazi kuvuga we kandi bari gusengera gira umucanga Imana ikurinde mwene abo ugire Imana ikurinde mwene abo ashyiraho ijambo rya kabiri ryagiye burarisi ntazapfa niragira arambwira ngo urabona byinje amafiti yo mu boyi iwawe uzamuha iki harimo agasuzuguro ariko mu bintu byanejeje musi ugenza nitwaye na madamu tumira amafu nshasha na nyamuzi za hano mu nshyi ayibera akazi bivuga mutabyiruka
mbona baje kumprotokora mana n'abantu ndabona aje ndavuga ati ndiga birasha kubicuruzi yari kubicane kurantari yarukawe wabari bashe fatuma n'icane ndavugiye ngo Imana rero gushakira inzira abantu batamenya kugira cyane Imana rero kugushakira inzira y'ubuzima kigali gutera ubwoba abantu bagukange Hallelujah. 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 ntabwo ushobora kumbaza ngo wubatse Nyamata gute watekereje kugurayo gute kandi nagiye kugurayo Nyamata abantu babona ko nta gaciro hafite muri hano rero ndagenda ngura ari gupfa kapfa kuri yo nzarambika umusasi bizi uko bizagenda rero uyu munsi ahantu nabuze nawe w'amamiliyoni 80 sinabwo hari n'inzu ebyiri imwe irakodeshwa indi tukayibamo ntabwo mubyumvishije uwose n'abavugaga ngo tubyibwe amatama y'abafite yo mu buyi yakongera kubahuka iwanjye ari amakaro nanjye amatuwarete ari mu nzu mu byumba indani ubwo yatinyuka ubwo yakongera kubahuka kandi iwanjye nanjye mu byumba ari amatuwarete bazoka nkajya hanze we yakongera akabwira madamu ngo n'abafite yo mu buyi yakwigaye ajye baceceka rero Imana ikiza umwakurata ntukibaze ukuntu uzatabarwa kuko Imana nawe yishima uzatabarwa bose bareba ntukibaze ukuntu uzatabarwa kuko Imana nawe yishima uzatabarwa bose bareba Usa